Erega dativa mwiza. Saro risumbye abanese giseretse ubususuruke. Ariko Dani n'ubu nurabona ko mukunda ko. Ego, njye ndi papa Taro, ntabwo nabyemera. Ibintu byinshi mvugana nawe rekana nagukupa. Ariko bro, urategeka ko Imana ntabwo ibaho. Ngiye papa Taro nkajya guterera mu rugo kwa Dani. Subiza umukozo mu nzu mama Tara. Subiza mu nzu. Ndabona ari ikibuno. Tubayemo. Ndagushyiramo utuntu tw'uturungo, uturungo kugira ngo abantu bakunda ibihangano byawe. Buriya kugira ijwi ryiza gusa ntabwo bihagije kugira ngo abantu bakwishimire. Ugomba gushyiramo n'utuntu tw'uturungo. Ahubwo ongera uzamure ijwi numva. Byibura gerageza uzamuka. More than lovers, more than lovers. I may press you equals from the business. Baby, when you're so sad. Ubizi Dani. Muraho. None. Reka nicara. Ko Patara. Siko mushiki wawe yaba muri ibintu mwiza ndi. Aha. Nibyo kuzaniyo garo. None uratekereza ko umuntu atize ubwenge. Urabona mu minsi iri imbere yazakora y'akazi. Ubu mu minsi iri imbere amarobo niyo agiye gusimbura abantu mu kazi bakora. Ubwo urumva utize ubundi bwenge bazabahute. Imana ubu niyo igiye kugitunga umuntu. Urumva ahubwo rata shyiramo imbaraga. Ongera uzamure ugatoya numva. We are more than lovers, more than lovers. I may press you equals from the business. Byiza cyane. Rwose umva. Reka mubwire ahubwo ngiye kuzakugurira piano. Iriya gitari ntabwo ihagije. Ngiye kuzakugurira piano. Utangire unagororejwe neza hari utuntu ndukumva utari kuzamukamo ngo ushikemo. Tugiye kuzajya muri studio. Ibyo rero tutinda uzamuka wongera impamvu. Uzamuka wongera impamvu. Ibyo bita isifu. Ako kazi ko mungutse none. Ntabwo nzi ko ariko Dati. Oh. Karibu wacu. Ahubwo se Liza umuhaye akanya. Turakomeza kwitoza. Kandi kifura rwose kika iwacu nta mpagarara. Mwari mumeze neza se? Ahubwo papa Tara, mbere icyo wamuhamagariye. Ubona gusaba uruhushya rumwe na rumwe abarimu. Ariko Dati va ntukansetse. Ubu umuntu w'inkumi nkawe, ako inkumi nkawe ujya kuva mu rugo ugasaba uruhushya utabeshye koko. Ngomba kurusabira kuva mu bwana bwacu badutoje kuba. Icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Ariko se ntabwo mu muco baba barigeze bakubwira ko bavuga ngo ugiye ntabwo avuga ngo araje. Buriya ntabwo umuntu agenda avuga ngo araje. Kubera ko iyo umuntu agiye ashobora guhura n'inzitizi ngaho nawe rero. Si umusore ntabwo umureba. Ubu mushobora kuganira mugahuza urugwiro. Papa Tara, nizere ko utari umpamagaye ngo mpure na Dani. Kuko byambabaza cyane. Erega dativa mwiza. Saro risumbye abanese giseretse ubususuruke. Umukuru nkundiye nagukunda bikakureba. Umva nyine ko byandenga. Aho kugira ngo bindenge njye nabirenga. Ubundi njye ubona nkwiye gukundana nawe. Reka uzashaka abandi. Ko ntabwo mbiranye nawe. Ubwo ceceka shira arampamagaye. Ako Dati ntabwo nakubujije kunyita sheri. Ariko Runi, kwita sheri ni ibintu birenze. Ibyo ni ibisanzwe. Rero najya mubwire ko ibyo bintu bimbangamira. Ndagukunda. Ahubwo nagira ngo nkusabe guhera iyi tariki iyi saha n'aya masegonda uhagarike ziriya message wirirwa unyandikira z'urukundo. Uranyumva neza? Reba nk'ejo bundi nari ndi kumwe na Line kandi nakubwiye ko ntagukunda nikundira Line. Ngiye kubona mbona za message zawe z'urudaca z'urukundo ziraje ngo sheninga nyenyenyenyenye. Ndakwiyamye stop. Nshaka ko ubihagarika birabi. Urumva?
kwita sheri se ni ibintu birenze rega ruri ndagukunda kandi ndagukunda cyane ndagukunda pe kandi ntabwo nzakwanga ndashaka ari neza nta bintu byinshi mvugana nawe reka nanagukupe amakuru ari Wow, mbega amahirwe uswe niza hano nazi ko ndi buhasange Dani Patara. Nicishije rwose ibuye rimwe inyoni ebyiri. cyiza cyane ari kwibanza yabwo so uje hano ute Ariko Dani n'ubu nuramenya ko mukunda ko. ari nereka nkubwiye nakubwiye ko nkunda tative ibyo kunkunda kwawe rero nushaka ubisibe muhanagure mu mutwe wawe kuko ibyo ntibishoboka pe ndabikubwiye nubwo mutangiye kuzana ibyo ngibyo by'inkundo zawe genda nigendeye papa tarata urabe ubwo nyine ni ukugiye oya naho utaha reka ngende twakavuga Ariko Patara ndabizi ko Dani atankunda ariko ndagusabye umwigishirize pe. erega rine nanjye iyo mbonye umuntu ari gukunda undi nawe atamukunda rwose nanjye birambabaza ariko nanjye buriya nta kintu mba nabihindura gusa bisaba kwihangana kuko hari igihe kigera ukabona uwawe ahubwo reba niba atari uguhamagaye Afite icyaro ni kiba kinesha umutwe si ubundi we ko namubwiye ko namukunda bari kumbaza iki. ariko se nk'ubu ko kubera icyo umuntu akunda umuntu wakunze nawe agasanga atamukunda ahubwo nawe akaba akunda undi nawe atamushaka ibyo biramubaye rwose niyose tubayemo niyose